Ibyo maze ntekereza ni kubera iki abantu mu by'ukuri Satani acurika abantu ku rwego ushobora kubabwira Yesu bakamva ibintu bitabareba, ibintu bakeneye kumva, bituruka ku iki? Ni impamvu ki mu by'ukuri? Nuvugane n'abakristo nabo twebwe dukomeje, iyo ukiranutse hari undi ukiranukira, si inyungu zawe. Hari igihe njya mbona abantu bababwira gukiranuka nkabona mwana arakaye, byabababaje, kandi umwana ati gushimira ukabase ibyaha byawe wibwira ko byakwica umwegeranye ntibyicanye. Noneho wajya ugenda ukareba ukuntu umurotiseri za hano zikora, reba ukuntu byikoze, reba ukuntu bikora yosha. Noneho ukibaza nta girisi ushyiramo, ntabwo ujya gukoresha kontroli, birikora. Reba imyaka umaze kubera Imana birakendera, ariko mu Mana zatangarira ukuntu Imana imeza n'umusatsi mu mpeshyi. Mu mpeshyi nta mvura igwa we, bikimeza nta mizi tubona, ukabona byameze. Ugasanga mu gitondo ijoro ryamye urakangutse ureba nta sharijeri bagucaginga, nta kongera nk'umuriro, bikikora n'ukuri. Ukareba imyaka umaze uhumeka nta pombo, bakubwira Imana ngo ibyo bintu byanyuma by'Imana ukabona ntibinagufata, ntushaka no kuyubaha. Kandi niyo yatumye uramuka, ibishatse yagacomoramo ugakanura amaso nk'abandi. Hari abandi mungana bakurushaga icubahiro, bakurushaga amashuri, bakurushaga amafaranga, ntabwo ari byo bibeshaho. Ikubeshaho ni Imana. Ibyo bintu mwireferaho muvuga muzabirekure, mudaha Satani agaciro. Hari ubutunzi niho Satani yiba, wagwa ngo ubwo ngubwo ngo kuko waguye ngo ubwo nuko afite ubutunzi bwaye, yaba buhari baba baharinze. Ubuse abajura birirwa banura udusafuriya, banura utwenda, bayobeye kuri banki ahantu habitse amafaranga. Kuki batajya kuyiba? Baca heze, hararinzwe. Hanyuma rero dushimiye Yesu ko nta dini agira. Icya kabiri, atarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose umwubashye agakora iryo gukiranuka, akagira gute yemwe akamwemera. Haleluya. Kumva ndi gufashwa n'Imana. Imana ishoboze. Shaka kuvuga iri jambo, hari amahirwe abayuda barusha abandi. Mu yandi magambo, niba hari abayuda hari n'abandi batari abayuda. Hanyuma ndashaka kugira ngo nzagurize iri jambo hamwe ryitwa Yuda, kugira ngo mvane abantu mu rujijo, tumenye neza intego y'iri jambo, tumenye nabo turi bo abizera muri Kristo Yesu, ku buryo ibintu byose byaguteraga ubwoba bigomba guceceka, aho guterwa ubwoba na Satani, ahubwo ugatera Satani ubwoba. Kuko hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana, kandi hejuru imbaraga z'abadayimoni aba imbaraga z'Imana. Abishaka rero ko byiza umuntu asobanura kugira ngo wumve neza igihande uherereyemo. Kandi niba wumva utari uwo kwa Yuda, biroroshye cyane ko uyu mugoroba nawe wajya mu mubare, kuko kugira ngo Imana igushyire mu gitabo ntibisaba aho uvuka, ntibisaba ayo wize, ntibisaba imyaka umaze uje hano, ntibisaba ko uzi gusobanura cyane, ntibisaba kuba warize menshi, ntibisaba ko ufite amafaranga menshi cyangwa makeya, ahubwo mu mahanga yose umwemereye amwandika mu gitabo. Imana mu bwami bwayo igira igitabo kimwe cy'ubugingo buhoraho, niho yandika abirabura, ikahandika abazungu, abahinde, abakijijwe bose bandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Twayikomeye amashyi niba ntacyo bidutwaye, torero ko ntacyo bidutwaye ku mugoroba. Mukanya narimo nganira n'umuntu, ndavuga nti isi Satani ni umugome. Uzi ko asigaye nkurikira ibintu, uzi ko Satani agera ku rwego akereya n'ibyaha bitari biriho akabishyira mu bakozi be, bakiga kubikoresha bitigeze bibaho bakabirema. Numva abayuda natwe dukwiye gushaka uburyo twajya turema gukiranuka, no utari guhari tukakurema. Satani yatureka bati abasabanje nanjye nzajya nkoresha abanjye, ariko abangeza aba ntago bari. Ejo nabonye ku makuru ndeba umugore bafashe, yajyagirirwa hano ku bitaro byo ku Kagugu, akaza ahetse igipopi akagitwikira neza, agashyiraho n'agataka, ari igipopi ahetse, agashyiraho n'agashuka kugira ngo ajye areba abagore baje gukingiza, bamwe batwite bari kurambika ibintu, akajya yiba telefone aziyabasha kumenya akamenya guheka n'igipopi. Nuko Satani ateye ubwoba, afite strategie z'uburyo bwose. Numva rero abakristo ntabwo twe kugira strategie zo gukora ibintu Satani yajya tureba akavuga ati abasabanje nabo kwa Mana, kandi kwa Mana sinagerayo, bano bari hejuru yanjye.
ntibyakunda bantu mwageze hano. Erega nubwo waba uri hano udakijwe ntuhumure, Yesu aracyakiza. Hari igihe wenda bavuga ukajya wumva nyine n'ibyaho, nubwo waba uri hano utarukijwe humura, Yesu aracyakiza, aracyateza ibiganza. Yaba yararangije ubu tuba twaratashye, impamvu tukivuga ni uko agihari. Urabona ukuntu Imana ikunda abantu, ni ukuri njya ntangara. Usika Imana ishobora gutegura korali ikagura iniforume gutya, worship bakagura ama uniforme, mushumba agategura igiterane gutya, akesitara ibyuma, agatanga amafaranga ye akabigura, bagategura bino byose kugira ngo wowe Imana ikuronke. Nabibasa Imana ikunda umuntu bingana gute bati, igakerera korali, bakazana abahanzi bakirinda babyina hano kugira ngo uzakizwe. Ese udakijwe Imana yahomba iki? Igije nibaza n'ukuri tubanza mutabibona. Ukabona abantu batanze amatike, bateze, bakoze ibiterane, none ukabona barakubwira ibintu urakijwe, ukabona utaje n'undi udakijwe. Use ubundi gukizwa kwawe bibwira ko ari nde wundi uri gukirizwa? Ese ukirizwa ndedi? Iyo ukijijwe bibwira ko ari nde ukirizwa? Se wowe ukirizwa? Ese urimbutse urimbukira nde? Se wowe urimbukira? Ntekereza ni kubera abantu mu by'ukuri Satani acurika abantu ku rwego ushobora kubabwira Yesu bakavuga ibintu bitabareba, ibintu bakeneye kumva. Bituruka kuki? Ni impamvu ki mu by'ukuri? Nuvugane n'abakristo nabo twebwe dukomeje, iyo ukiranutse hari undi ukiranukira, si inyungu zawe. Hari igihe njya mbona abantu bababwira gukiranuka, nkabona mwana arakaye, byabababaje, kandi Imana ati gusimina ukabase ibyaha byawe wibwira ko byakwica umwegeranye n'ibyica nyirabyo. Niba ari ikintu nabonye, niba narigeze mbibabwira, iyo mbonye umupagani wishimye mbamuna ari nko kwikirigita ukisetsa, nta muntu wikirigita ngaseke. Ariko we ni nko kwikirigita ukisetsa, kubera Yesaya yarabihanuye ari Imana imutumye 57:20 ngo nta mahoro y'abanyabyaha, wakwishima ute se ntayo? Ariko aravuga Yesu ati nge mwebwe abanje, mwebwe abanje mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, kandi ntabwo bahaye mukabisi bagize gute batanga. Ubundi ntabwo kibaho ku mukristo arakara, ahora yishimye, kereka we yataye Yesu. Kereka bamwe mwize nabi ngo ntabwo umuntu ahora mu mwuka iteka. Sinzi ukuntu mudepoza umwuka mukongera kumutora, kandi nzi ko yavuze ngo naza azabona namwe ibihe byose. Twebwe abana natwe rero ntimuzabona duseka, ntabwo ari ukwisetsa, ibitwuzuye biradusetsa. Mwamuzamurira icyubahiro abantu bamumenye bandi, twamuzamuriramo haleluya. Niba ntacyo bidutwaye se bandi mwakunda, twazamuriye kabiri cyane kandi haleluya, twazamuriye gatatu haleluya. Shelane stopeza Mana we. Rero hari amahirwe abakristo barusha abapagani, mubihuze mu cyangwa cyo kongera kwihuza. Impamvu Paulo atateruye ndavuge umuryango wose wa Isirayeli, wenda gatondagure akavuga uyu mugabo umwe cyangwa se umuhungu umwe mu Yakobo witwaga Yuda, akavuga ko hari amahirwe abayuda barusha abandi, nuko yabonaga cyangwa se yarazi ko ari we fondasiyo cyangwa ari we nzira Imana yari yarateguye isi yose izinjiriramo, tugahabwa gucungurwa, tukitwa abana b'Imana, n'abavuka mu za nciriyo ngiyo batari bazwi, bakizwa Imana nabikabandika tukaba abana b'Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo hari amahirwe abayuda barusha abandi. Kantangira iri kubibabwira. Nusoma igitabo cy'Itangiriro ukagisoma neza, kigaragaza Yesu ataravuka. Iyo usoma amateka ya Yakobo uhera mu gice cya 27, ukuntu yahuze mwene se Esawu akisegura ibuye akarota, ngo yende ibuye mu yandi mabuye araryisegura. Iri buye ubwaryo byavugaga Kristo Yesu. Ngamara kuryisegura ngo arota inzozi atigeze arota. Mu yandi magambo yari yiseguye imbabazi, kuko Yesu ni imbabazi zacu. Ngo ahitabona urwego ruzamuka rukagera mu ijuru, ngo rwari abamarayika bamwe bazamuka abandi bamanuka. Ibyo bintu byitegereze ngakanguka ngo kumbe ahantu hari Imana nubwo nari ntabizi. Aravuga ngo kandi ntabwo hazongera kwitwa Ruzi, ahubwo hiswe Beteli, kuko hari amarembo y'ijuru. Hanyuma ahitabwira Imana ngo ubwo rero Mana, ubwo nyerekeye ahangaha nkakubona, nugendana nanjye mu rugendo ngiyemo, ukajya ubana nanjye ukampa ibyo kurya n'imyambaro yo gukuranwa, igihe cyose uzamara nzagaruka hano mvuye kwa Labani, nanjye nzagutangira icya 10. Ntabwo ari pasiteri ubimubwiriza. Iyo umuntu amenya Imana hari ibintu akora, ntawe ubimukoresheje bikikora.
buri ibyo ubona byakunaniye mu rusengero ni uko ari Yesu utaraba muri wowe. Iyo nabivuze gutya niyo mpamvu ubuse n'ubuteye Yesu naba namufite kandi ndirimba kandi mbwiriza kandi nerekwa, ibyo ntaho bihuriye. Ikimenyetso cyo kwakira Yesu muzakibona mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cya 19. Biravuga ngo nuko hari umugabo witwa Zakayo, ngo Yesu yumva ko akwiye kunyura i Yeriko, arahanyura. Ngo mu kuhanyura ndashimira Yesu, ngo Zakayo ngo yari umukoresha w'ikoro mukuru, ngo kandi w'umutunzi w'umunyacyubahiro, ngo ariko icyubahiro cye ngeze akireba, ngo agisigaho aravuga ukuntu abantu basumba sinabona Yesu, ngo ariko nuriye kiriya giti cy'umuvumu namubona, ngo yurira igiti acungana no kuza kureba Yesu. Biravuga ngo Yesu ahageze ntabwo yarajije umuntu uri mu giti, mu bindi bisobanuro Yesu akuzi ntawabajije. Aravuga ngo Zakayo we ururuka uyu munsi narari wawe. Zakayo ngako kanya amanuka mu giti ngo amwakiriye ahita aranezerwa. Iyo umuntu yakiriye Yesu aranezerwa. Buri mibabaro ufite no kwezi atarinjira, n'iyinjira imibabaro izashira. Hanyuma umva ikintu kigaragaza ko umuntu yakiriye, ngo haleluya Mana we ko mfashijwe mwavuze ngo amen. C'est la perforce Mana we. Ikindi kimenyetso cyo umuntu yakiriye Yesu reka kibabwire, ntabwo bakwingingira kwihana, ibi bakwinginga no kwezi atarinjiramo. Wewe wakiriye ahantu hasa no kwa Yesu ushobora kuba umukristo w'idini mwiza, ukaba umukristo wa groupe mwiza, ariko utari uwa Yesu. Wageze kwa Zakayo acinjira, Zakayo Yesu amubwira ati ntibiri gunyatuza, ntibiri gunyihanisha, uhita ujya mu muryango wa Aburahamu, nabereye Imana icyubahiro. Hati barumva iki twinjizamo ntabwo ari ikindi, ni ukwemerera Yesu agataha muri twebwe, tumuhereze icyubahiro. Abantu baje gusenga ntacyo bitwaye, amaboko yanyu gutya tuhereze Yesu. Hanyuma muzambabarire nimbasaba guhereza Yesu amaboko muzabikore mu byumva, kuko umuntu wese uyafite ntabwo azahana Imana yayakuye, kandi hari n'abandi batayafite. Kuba uyafite n'ubuntu bw'Imana, Imana yarakoze. Nubona ngo zabura Imana icyubahiro, nyuma ko Imana itarya ibiryo, itarya ibirayi, itarya inkoko, we n'ibino gusa biyihaza. Rero ujye ubiyiha wumva bitakugoye, ntibinagoranye, n'ubuntu bw'Imana butangaje. Kuko hano hari ababyeyi muzi ahantu Imana ivana ukuboko iyo mutwite, murabimenye ngaho. Turashimira Imana igira ahantu ivana amaboko, ariko nyantera mu by'ukuri ni gute umuntu bamwigisha Imana ukabona ntashaka kubyumva, ntashaka no kubifata. Uzi ko uretse ko waba wenda udatekereza, uzi ko wireba gutya ukabona Imana batarayivuga, kereka yo nta bwenge ugira. Ariko iyo umunyabwenge ureba gutya gusa ukabona Imana, ukabona ukuntu tutocyo tuzinga, ukabona turarambutse du, ukibaza ukuntu zino rasoro zikora dore cyane. No wajya ugenda ukareba ukuntu umurotiseri za hano zikora, reba ukuntu byikoze, reba ukuntu bikora du. Ukibaza nta girisi ushyiramo, ntabwo ujya gukoresha kontorori, birikora. Reba imyaka umaze kubera Imana birakendera, ariko mu Mana mwayikubitiye amashyi kandi ibyo kurya byayo. Baje mbabwira nihuta, nibatangiye n'imikeya nivunagure. Imana ibane nanjye mu izina rya Yesu. Nigeze mbabwira abo twabanye, ndabona hari nk'abashyitsi, ni ukuri kw'Imana muzatangarira ukuntu Imana imeza n'umusatsi mu mpeshyi. Mu mpeshyi nta mvura igwa we, bikimeza nta mizi tubona, ukabona byameze. Ugasanga mu gitondo ijoro ryamye urakangutse ukangutse ureba nta sharijeri bagucaginga, nta kongera nk'umuriro, bikikora n'ukuri. Ukareba imyaka umaze uhumeka nta pombo, bakubwira Imana ngo ibyo ibintu byanyu ngo by'Imana, ukabona ntibinagufata, ntushaka no kuyubaha. Kandi niyo yatumye uramuka, ibishatse yagacomoramo ugakanura amaso nk'abandi. Hari abandi mungana bakurushaga icyubahiro, bakurushaga amashuri, bakurushaga amafaranga, ntabwo aribyo bibeshaho. Ikubeshaho n'Imana, iyo yonyine yahabaye, yaraturinze, twese turayishimiye. Ihimbazo tuyizamurire, haleluya. Fosita lawas Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana 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 mwiterane. Niyo yonyine kuba uyu musaza ugihumeka, niyo yonyine kuba umusore ugenda, niyo yonyine. Hari abasore mungana bapfuye. Kuba umudamu ugenda, niyo yonyine. Hari abandi badamu bagiye. Hari wacu ugenda navuga ngo iki watanze mwana w'Adamu cyatumye urindwa bigezaho, menya ko ari ubu wagiriwe, ngaho nawe ujye ushima uwo Mwami.
abasore beza bitondaga, babandi beza b'ibishongore, abo wari uzi nawe utamenye, wagiye ureba uko ugenda. Abagore beza bitondaga, bazi kurinda ingingo zabo, abo wari uzi nawe utamenye, wagiye ureba uko ugenda. Abagabo beza bitondaga, ngaho nawe ujya ushima umwami yo. Ariko ntabamushimira bamukomeye amashyi, ntabamushimira bamuzamuriye haleluya, ntabamushimira de losalame. Torero, shaka kuvuga bino bintu, shaka kuboneka mu bantu bakoma amashyi Imana ikavuga ati umwana wanjye arayakomye. Wazamura harare Imana ikabati umwana wanjye arashimye. Wabihimbaza hari Imana ikabati umwana wanjye arambimbaye. Mbese Imana ari kureba. Ariko haleluya, Bibiliya iravuze ngo uzamutunga urutoki azaba rutunze mbona ijisho ry'Imana. Kare nahoze mbwira abantu ngo ukwiye kubaho ubuzima gutera Satani ubwo, kuko ukoze ku mwana bashaka se runtungure ukuntu Imana ikugira. Ngo niba ndi umwana w'Imana undwanya arashaka guhangana n'Imana, nta muntu ubaho nta nuzabaho wanesha Imana. Naho bagutunga ibiturika byose, Imana ishobora byose ibona igihe cyo gutaka itaragera. Yabarwaza paralize cyangwa bakabinyoni bakaguruka, ariko n'Imana ishobora bingahe. Hari amahirwe Abayuda barusha nuko babitse ibyagize gute. Yakobo amaze kuvuga ibyagera kwa Labani kwa nyirarume, ngo agere yatendera barashe n'igihe yabaye byose murabizi. Ngagarutse ageze ku cyambu cya Yaboki, ngarimo yo muri shoreke, ngarazomba sango yamuri ibyo yari afite byose n'abana, ngasore wenyine ngo arapfukama abwira Uwiteka ati warakoze kugendana nanjye. Atangiye gushimira Imana, marayika w'Imana araza aramufata, ngamufasha aramubwira ngo barakirana ko tuti ntabwo nakurekura utampaye umugisha. Hagise ubundi bwo witwa nde? Bati wanaga nitwa Yakobo. Yakobo byasobanuraga uburiganya, ariko ngo ntabwo uzongera kwitwa Yakobo ukundi, kuko wakiranye n'Imana n'abantu ukanesha. Isirayeli ryo ribaye izina ryawe. Yandi magambo Yakobo yarasanzwe ari Yakobo. Ikimugize Isirayeli nuko yatindanye n'Imana. Se murabyumvise badi? Hanyuma birasobanuye ngo niyo batize Yakobo, kuko Yesu yari ataravuka ngo bamubatize mu mazi bamuhindurira izina. Natwe rero tugira aho tuvuka, ariko iyo twizeye Yesu nk'umwami n'umukiza akamara kutwakira tuvuka kwa ntuza, ariko tukitwa abana b'Imana. Hari abantu barano babyumvise mbabwira ibi, kuko Isirayeli n'amagambo abiri, Yusira bivuga ubwoko, Eli bikavuga Imana. Hanyuma rero yahurije amuvuze ngo ubwoko bw'iki bw'Imana. Murayumvisha aya magambo. Hanyuma rero ubwoko bw'Imana sabo kwa Yakobo gusa, nuko ari we wiswe kuri ya nyine mu gihe yahamagarwaga. Ariko niyo mpamvu za kubabwira aya magambo, nuko Yesu we yarari umucunguzi ateganya kuzaza twese tukinjira muri systeme. Muzasanga mu butumwa bwiza bwese ko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 1:12, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabawushojwe ko abana b'ikiyemwe b'Imana. Hanyuma rero umwana wese umuryango avukamo aba ari ubwoko bw'uwo muryango. Nibyo cyangwa ntago ari byo? Hanyuma niba twese turi ubwoko bw'Imana, turi umuryango wo kwande, turi umuryango wo kwa Mana. Hanyuma babaye umuryango w'Imana bose n'abana b'iki b'Imana. Imana igira igitabo kimwe gusa cy'ubugingo yandikamwe abana bayo. Ubango aho gusa baranyumvise badi, banga aho kwa Yakobo banditse niho nabo kwa Matiyasi banditse, kuko Imana nta bitabo bibiri igira. Muranyumvise neza? Hanyuma rashatse kuvuga iki rero, kugira ngo mitenza mwamaze kumva ibyo bintu, kugira ngo nze kunyaruka niza kuvuga wenda Abisirayeli, ngavuga Abayuda, nkajyayo byo mvuga byose. Nuza gusanga ukijijwe neza, umenye ko ari we Imana iri kuvugana nawe. Nusanga utarakizwa neza, ujye ubwira Imana ngo nanjye ndaza kujya mu mubare uyu munsi, ntabwo ari njye ushaka kuzasigara, ndafite amahirwe aruta y'abandi. Iyo tuvuga ibi ntabwo mushobora kubyumva. Nigeze Imana namwe bwashize abo twabanye, ndababwira ngo uzagire urwego Yesu azabe muri wowe, ku rwego ugenda ukajya wumva ubigendera, ku buryo wumva ufite ikintu kiruta icy'isi yose itanga. Kuko Yesu ntabwo yari kuzana n'ikintu isi yashobora gutanga. Ibindi byose isi irabishoboye, ariko kubabwamo na Yesu nta si yabiguha, nta mafaranga yabiguha,
nta bukene bwabiguha, nta mashuri yabiguha, nta burebure bwabiguha, nta uvuka habiguha. Ni ukugira umugisha wakwegera Imana ukiranye. Yesu akavuga ati nawe ndakwemeye. Iyo ugezemo rero ufite ikintu isi ndatanga. Niyo mpamvu umuntu wese wo kwisi uko yaba ameze kose, niba adafite Yesu, wemereye kumubwira Yesu, kandi uri confidence wumva hari icyo umurusha nubwo yaba kuruta. Sinzi niba munyumvise badi. Ufite Yesu nubwo ahora n'umukire wa mbere ku isi, wewe wanaburaye, ariko Yesu uzi ko mufite by'ukuri, kuko ibyo afite ntabyo yavukanye, nawe bwacya wabibonye. Ariko Yesu se yamukura, ugiye kumubwira Yesu wumva uri confidence cyumurusha, kuko ibyo bidafite n'amafaranga bakora mu mpapuro yarangira. Ibi ndafite ni inzu yubatse mu byondo babumba nawe ejo wabumba, ariko Yesu ntaho bamubumba, Yesu ntaho bamucuruza, niwe wenyine, niwe gaciro konyine. Amahirwe abayuda barusha ko mwazamuye. Haleluya! Mana we ko nubafashwa, Mana ko nubafashwa. Hanyuma Yakobo mu gice cya 49 cy'itangiriro amaze gusaza, nibwo ateranya abahungu be bose akababwira ngo nimuze mbabwire ibizaba mu minsi izakurikiraho. Yamara kubateranya agahamagara Rubeni akabwira ngo Rubeni, uri imfura yanjye, uri imbaraga zanjye, niwe gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho, urushaho icyubahiro, urushaho gukomera. Aramubwira ngo ariko ntabwo uzabona ubutware muri bene so. Icyari kibujije Rubeni ubutware niki? Rubeni yarakoze icyaha gikomeye, agira ngo Imana yarakibagiwe. Buri Imana hari igihe kurwazi kurwaye, kandi ikakwihorera, ukajya uhimbaza bikemera, ukajya usimbuka bikemera, ukabwiriza bikemera, ukanerekwa bikemera, ibyo ukora byose ikakureka. Niyo mpamvu uzasoma muri Zaburi ya 50:16 yavuga ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Aravuga ngo ubwo uri inyanga guhanwa, ngo ukajya wirenza amagambo yanjye, ngo ukabyo byose ngo urabikora. Aravuga ngo ugafatanya n'abasambanyi, wabona umushukishina kubana nawe, uhora uvuga nabi mwene so, ukabeshyera mwene nyo. Aravuga ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera, ukajya wibwira ko mpamwe nawe, urumva irakureka. Aravuga ngo ariko igihe kimwe nzaguhana bishyira imbere uko bikurikirana. Rubeni nawe we yarasambanye na mukase, ari n'abantu badatinya. Umugore wase aryamana nawe, agira ngo byararangiye, ariko igihe cyo guha umwana w'imfura umugabane, kuko buri gihe cyose mu Bayisiraheli umwana w'imfura yose yasazaga, niwe wajyaga mu mwanya wase. Aramubwira ngo Rubeni, ntabwo uzabona ubutware muri bene so, uri nk'amazi ko adahamanywe. Naratangaye. Mureke mbabwiye, ni ukuri kw'Imana, icyaha iyo utakihanye, urahimbaza kigahimbaza, wasimbuka kigasimbuka, wabwiriza kikabwiriza, kigumana nawe. Ni ikigome uzi kumera mbi, nacyo kikamera imvi. Icyaha Rubeni arakirara narakiryama, nagira ngo byararangiye, wenda ntabwo uzabona ubutware muri bene so, kuko uri indyama ya so, niwe wandisha uburiri bwanjye. Aravuga ngo uri nk'amazi kuko adahama. Ngo arasimbuka agera kuwo bita Simiyoni na Lewi. Aba nabo bari barakoze icyaha, baravuga ati wenda Rubeni avuyemo, twe tugiye gukurikiraho. Ariko ntibamenya ko Imana ari Imana izirikana. Imana izirikana, ni Imana igira gute yewe isirikana. Bibiri iravuga ngo ako kanya aba basore nabo buriya muzashimira Imana, abadamu n'abakobwa, uretse ko n'abagabo tutari tworohewe. Buriya ntabwo abadamu n'abakobwa ntimwari abantu, mubaye abantu ku bwa Yesu. Ese mwe mwarabarwaga mwebwe? Mwirirwa muhimbaza hano ngo nahamba nati bijubu, mwezamwe na Yesu mwari abantu mwa. Ntabwo mwari mwemwe. Mujye munashimira Imana cyane, munakore cyane, kuko Imana ibatoranyije nyuma. None se ko bavuze abana 12 ba Yakobo, nta mukobwa yari afite, ariko ntabwo yigeze abarwa. Harabanga umukobwa bitwa Dina Yakobo yabyaranye na Leya, ntabwo yabazwe mu bana ko ntiyari umuntu, mubaye abantu ejo bundi. Gusa mwakomeye Imana abashyidura uko banandi bati, ubwo abadamu ni mukwiye kubera. Noneho ngo icyo gihe ngo uyu mukobwa ngo yasimbuke mu gihugu cy'Abahivi, cyari gituranye cyabo, ariko bo batari Abayuda, batari Abayisirayeli. Ngo agezeyo umuhungu bitaga Shekemu, ise yitwaga Hamuri, ari we se w'uwo ariwe mwami w'icyo gihugu. Ngo amubonye ngo aramukunda, biravuga ngo aramukinda. Kumukinda niko gufata ku ngufu kwa kino gihe. Ngo Abayisirayeli barababara, kuko cyaraziraga ko ari umukobwa wabo wagenda nijoro. Kandi natwe n'uyu munsi rwose umukobwa wacu ukijwe yagiye nijoro turababara. Kubona umukobwa wacu agiye nijoro yekejwe n'ibihunyira bihwa, tugenda ku manywa tuguherekeza tubati bi.
none se sibyo tunadekora mwarya amavuta udukobwa udungu tukababwira ngo ndagukunda ngo nzapfeje uzabwira ati fa noneho nusanga nta bandi bari hitugaruka Hari umukobwa bumuhunga mubeshya ngo urumva ngo rwose ngo tutaryamanye napfa ngo apfa uzamubwira ati ngo se noneho turyamanye ariko utabupfuye uzabwira ati nabana gupfa bakagushyingura nawe urabupfuye uhagaze ko gupfa uhagaze ariko bibi kurusha gupfa bakagushyingura. Hari ibintu njya mbwira abantu kuko twebwe iyo tuvuga ubutumwa ariye mutatwumva neza ariko mujye mbabara mwinjire mu Imana ibayishurire. Buriya hari igihe umuntu aba ariho akumva ariho ariko Imana ibona atariho kandi ntabwo mushobora kunyumva. Ibyo wibwira si byo byo ahubwo iby'Imana yibwira nibyo byo. Reka mbabwire ubu nta muntu ushobora gupanga ibintu azakora muri viziyo senkani Imana ikamucyura muri viziyo 24 sibyo bivuga ngo ibyo wibwira sibyo byo ahubwo iby'Imana yibwira nibyo sibyo. Hanyuma rero ikikubwira ko ibyo wibwira ushobora kuba atari byo byo nusoma mu byahishuriye Yohana ni igice muzasoma igice cyaho cya 2 umurongo ndi muri kwibuka yandika itoro ry'Isarudi yaravuze ngo babwire ngo bibwira ko urumva ko babyibwira bibwira ko bariho bibwira ko bagize gute ngo ariko nyamara rino bivuga ngo hari igihe wibwira ibitari byo ariko iby'Imana yibwira nibyo byo. Mwaretse tukamenya iby'Imana itwibwira inshuti za Yesu mwayihaye icyubahiro kavuga tutuntu nihuse badi ngo uwo muhungu afashe uwo mukobwa ngo abwira se ngo nta nkwano baduca twabura dufite uburyo bwose bushoboka. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo baraza muri kunyumva yemwe baraza bajya kugira kumvikana n'umuryango wa Isirayeli ngo bazatware uwo mukobwa ngo Simiyoni na Lewi barabyumva nabo barabyemera ariko bari kubahenda ubwenge ari ukugira ngo bazajyeyo bafite ibyo bashaka babagirire nabi. Bibiliya iravuga ngo barategura barabwira ngo twebwe ntabwo twashingira abantu batakebwe nta nkwano zabo dukenewe ahubwo nibagende bakebwe bamere nkatwe ariko ni gahunda yo kugira ngo nyuma yuko bazaba bamaze gukebwa bose bafite ibikomere bazajye ngo bafate inkota zabo bajyayo batemagura abahera kuri se wa muhungu na wa muhungu baramutema ngo bagera ku rwego batemaga n'inkibitsi bakazisigaho ngo bataziriye. Yakobo bageze n'abango Simiyoni na Lewi namwe intwaro zanyu ni Nyarugomo nimwe mwihoye inzigo kandi guhora nuko Uwiteka none namwe rero mutima wanjye ntukajye mu nama zabo bwiza bwanjye ntukajye mu materaniro y'ababwiherano icyakora zabagabanya mu Bisirayeli. Ageze kuri Yuda yari we mwana wa 4 utari ukwiye guhabwa gahunda ariko kuko yubashye Imana imbere y'Imana n'imbere y'abantu yarafite agaciro aramubwira ngo ariko Yuda we urazamutse bene so bazagushima kandi ukuboko kwe kuzaruka ijosi ry'umwanzi wa uzaguhagurukira wese azajya agwa ari wowe wasize. Aramubwira ngo inkoni y'ubutware ntabwo izava kuri Yuda iri mu maguru ye aravuga ngo kereka nyirayo naza ndamureba azaza nguriya ndabona zizi icyana cy'indogobe ku muzabibu. Uwo yavugaga ni Kristo muribuka tumi icyana cy'indogobe aravuga ngo mugende mubabwire bakiba ngo ntihagire ubabaza ngo nire mubwire ngo databuja arakindu bageze barabivuga kandi uwo bose ntibanamuzi barabaza ngo ni mu kijyane kuko ari cyakoze yakihaziritse kera. Torero haleluya. Hanyuma rero aho ngendereye nihute Mana we hari amahirwe abayuda barusha. Hanyuma rero Yuda yavugaga impamvu Yakobo impamvu Pawulo atavuza Abisirayeli bose akavuga Yuda abasomyi ba Bibiliya ndabazi mwese muri abahanga nimusome ibyahishuriye Yohana igice cyaho cya 5 aravuga ngo nuko mbona yicaye kuri ya ntebe igitabo mu ntoki gifatana ibimenyetso 7 by'ubushishi cyanditse imbere n'inyuma. Mbona umwe wo mu bakuru arangura ngo ninde wo mu ijuru cyangwa wo mu isi wabumbura icyo gitabo habura n'umwe wakibumbura. Abahanga bavuga ko iyo nama yamaze imyaka 400 bajya mu bizima bakabatwe turabokuramya igitabo ntibikitureba bajya mu bamarayika ati twe tuzakuramya igitabo ntigitureba tuzajya tuba intumwa unadutuma ushaka ariko igitabo hoye. Abasirafi barabyanga abakuru 24 barabyanga ngo iyo myaka ishize inama yarananiranye ngo Yesu nibwo yateye intambwe baravuga ngo Yohana none ngo ako kanya mutega amatwi baravuga ako kanya marayika waranguraga avuga ngo ninde wo mu ijuru cyangwa wo mu isi wabumbura iki gitabo. Ngo Yohana abona urupfu twari gupfa rubabaje atangira kurira ngo atangiye kurira yumva undi
ubundi marayika abwira ngo Yohana we wirira. Ati kuki ntarira? Ngo dore intare yo mu muryango wa Yuda ni igishitsi cya Dawidi agize gute yemwe aranesheje kugira ngo abo muri icyo gitabo amenene ibimenyetso bigifatanije. Yesu yemera gupfa urupfu rubabaje. Yesu yemera kubambwa ku musaraba. Yesu yemera kubabazwa kugira ngo nge nawe uyu munsi tuba duterana no duhimbaza izina ry'umwami wacu. Abari hano bamumpera icyubahiro abantu yacunguye. Hari dore force. Abo rero hariko haleluya. Teraniro cyane haleluya. Abo rero Bayuda bafite amahirwe barusha abandi. Bibiliya irimo ivuga nihuta kugira ngo munyumve neza. Amen. Hanyuma kugira ngo mubyumve neza ko hari amahirwe abo Bayuda barusha abandi, ryariteganyagihe ry'uko Yesu nubwo yahamagaye Yakobo ariko hari inzira yagombaga kuzacamo. Hari Abanyarwanda, baba Abaganda, baba Abatanzania, baba Abanyamerika, baba Abafaransa, baba Abanyakanani. Umuntu wese wakiriye Yesu agaca muri iryo sezerano akabarwa mu bwami bwo mu ijuru. Hanyuma abo bagezemo rero nibo ngiye kuvuga mu kanya gatoya kugira ngo tureko twagirana udukofiri. Hari amahirwe Abayuda barusha nuko babitse ibyavuzwe n'iki yemwe. Hanyuma bavuze ibyavuzwe n'Imana guhera mu itangiro kugira mu byahishuwe. Ni amasezerano y'umuntu wese wizera Imana n'ibindi bindi Imana ivuga inyuze mu bahanuzi. Abo babibitse rero munyumve hano, abo babibitse batandukanye n'abandi kuko nimukurikira mwese uburinzi bwose burinda ahantu bitewe n'umutungo ugize gute uhabitse. Nimuzareba amazu yose yubakwa kimwe, ariko nujya kuri banki uzasanga harinzwe bitandukanye n'iwanyu, kandi inzu yabo yubatse nk'iyawe. Iyanyu ishobora no kuba ari nini kurusha iyo kuri banki, ariko inasize n'amarangi kurusha yawe, ariko kuko habitsemo iby'agaciro ntabwo iyi nzu ariyo yirinda, ahubwo habitsemo ibyo by'agaciro niwe ugira gute niwe uharinda. Iyo Imana imaze kukwakira uyemereye ikakubikamo umutungo wayo uhita uruta abandi bose, kuko naho waba uri mu mwobo urirwa n'imbaraga z'Imana. Wowe ukirwana ntabwo ari wowe uciriza, ahubwo urizwe n'ubutware bw'Imana ishobora bingahe byose. Hari amahirwe Abayuda barusha abandi. Torero amen. Torero amen. Torero amen. Fola sipe dolai. Ndashimira Imana. Yesaya yarahanuye 63 hageze ku murongo wa 16 aravuga ngo erega ni wowe data wa twese, ngo na Abraham atatumenye, Israheli ntatwibuke, ngo ariko ubwawe uri data wa twese. Ariko abantu yabereye data koko mwamumbereye icyubahiro bati, abantu yabyaye bamuhimbaje. Twazamuye haleluya. Mana we uranezeza Mana. Hanyuma munyumve nihute. Hari abajya bavuga ngo ahantu hari ubutunzi ngo niho Satani yiba. Iki kintu nagira ngo muzagisenye mutaza Satani agacira akagira ngazi kubumura naho Imana irinda. None se mutambeshye ahubwo nuko nta butunzi buba buhari, barabubitse mu buryo butari bwo. Mwibwira ko abantu birirwa biba amasafuriya bakirirwa bandura imyenda bayoba ahantu habitse amadolari ko batajya kwiba muri banki, niho hari bikeya. Ahari ubutunzi harindwa cyane. Saba abantu badi ibyo bintu mwireferaho muvuga muzabire kure mudaha Satani agaciro. Hari ubutunzi niho Satani yiba. Wagwa ngo ubwo ngubwo ngo kuko waguye ngo ubwo nuko arufite ubutunzi bwaye, yaba buhari baba baharinze. Ose abajura birirwa banura udusafuriya banura utwenda abayobeye kuri banki ahantu habitse amafaranga. Kuki batajya kuyiba? Baca hese hararinzwe. Siko muranyumvise bati ahantu hari ubutunzi niho harindwa, kandi wabuhabitse niwe uburinda, ntabwo bwahariho hirinda. Hanyuma rero ahantu harindwa n'imbaraga zo habitse umutungo. Muranyumvise? Hanyuma niba tubitse iby'Imana yavuze, mu yandi magambo turinzwe n'Imana ishobora bingahe? Hari umuririmbyi mwese kubajya baririmba w'ijana na 94
yaravuze ngo mananduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihunikira nisinzira, Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso nisinzira, Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso nisinzira. Imana niyo murinzi, iyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Imana niyikurinda ibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Hari abandi bo kuri Edeni baravuze ngo ntiyaryama twashira, habe no guhumbya twashira. Satani yagambiriye kera kuzagusha itorero ry'Imana, none yasaze umurinzi waryo, hari umugabo ufite imbaraga, ntahunikira ntajya asinzira, Yesu mwami w'abami bose, ntaryama ntajya ahunikira, yiyemeje gutabara abamutegereza bose, umutima ufite ibyiringiro, uzamubera ubuturo nawe azamutura mu iteka. Yesu ibintu tuzabirima ngana, ariko muri hano muri kunyumva neza yemwe? Hari abantu Imana abantu Imana, ariko haleluya, hela force biravuze ngo ababitsi ibyavuzwe n'Imana. Nushaka uroge, wige n'ukundi kuroga, uteranye ipusi n'imbeba wenda n'ibindi bintu byose by'ibikote, ubivangavange. Imana irinzi icyo yavuze, ntacyo uzabatwara. Imana ibabereye maso, ntacyo uzabatwara. Bazamuye haleluya. Aba bazabyara abarozi bahari, kuko Imana irinzi icyo yavuze. Aba bazabyara abapfumu bapfumaguza, Imana irinzi icyo yavuze. Abo uzabaroga ibyica abandi bo bazabiruka, Imana irinzi icyo yavuze. Aba ntago ari bo birinda, ahubwo barinzwe n'iyabitse mu icyo yavuze kuri bo. Iyo bagenda rero bafite umutekano udasanzwe, iyo batunze urutoki ubutunzi Imana ishobora byose. Hari amahirwe abakristo barusha abapagani 100% arahari. Umuntu utarakizwa yararushe, umuntu utarakizwa yaragowe, kuko abamurinze basinzira, abamurinze bapfa, abamurinze bananirwa. Ariko turirwa n'Imana itaruha, turirwa n'Imana itananirwa, turirwa n'Imana idapfa. Igihe kitaragera ntacyo wadutwara, itubereye maso irahari. Ariko mwazamuye haleluya, haleluya. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi 125
yaravuze ngo abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uramye iteka ryose. aravuga ngo imisozi igosiye ku Uwiteka agosa abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. alastitableva Dawidi yandika Zaburi y'ijana na 20 nako yaririmba Zaburi ya 23 yaravuze ngo Uwiteka niwe mungeri wanje ntabwo nzacera, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi akanjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, iyo abonye nyobye anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. aravuga ngo none aka kanya naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. ishimo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. unsize nefa herakotayas untunganyiriza ameza mu maso y'abazima, unsize amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kiraseseka. aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi by'Uwiteka bizanyomaho iminsi yose jiriho. aririmbye ya 36 aravuga ngo naho yandakarira uburakari bwe n'ubwo kanya gato ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. aravuga ngo hari kurira kwarari muntu n'ijoro ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. aririmbye 25 aravuga ngo ni ukuri Uwiteka we ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, abanzi banjye be kunyishima hejuru. aramubwira ati humura siko bizaba, muba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. abava mu masezerano ntaba nibo bazamwa. turarinzwe rero, turinzwe n'Imana. torero tuzamure haleluya, tuzamure haleluya. ndagira ngo soze muri aka kanya tiriwe ntwara umwanya munini. hari amahirwe abayuda barusha, mwene Gihome yaje agiye kuturirimbira. hari amahirwe abayuda barusha abandi. torero murabyemera? yakumana we korari yerika yahise kuririmbira avuga ngo witegereje abanyegiputa maze urabatungura, urabitegereza bacikamwo igiku, urongera urabahindukirira kuri ziga ku magare yabo. warengeraga Abisiraheli wabakuye mu maboko ya Farawo, wabambukije ya nyanja itukura, kuko uhereye kera uri Imana itaneshwa. turakwemera abayemera, turakwemera, turakwemera, turakwemera Yesu we, intare yo mu muryango wa Yuda. turakwemera ni wowe ufite urufungo rw'ibizaba kuri buri wese. turakwemera ni wowe ukinga ntihagire ukingura, wakingura ntihagire ukinga. wowe uvuga ijambo rimwe tukabaho. turakwemera, ndahamya neza ko tutibeshye, kugukurikira ni byiza. ntacyo bidutwaye kugukorera, ibendera ryawe rizahora rizamuye muri twebwe. basezeranye nawe isezerano Yesu we, turakwemera. abamwemera haleluya, abamwemera haleluya, abamwemera haleluya. hari amahirwe tubarusha. ndagira ngo umuntu wese uri hano uzi ko yakijijwe ujye ugenda wumva ikizigenza, umva hari amahirwe tubarusha, hari amahirwe tubarusha. mwavuze ngo amen abandi, mwavuze ngo amen cyane torero ry'Imana. reka mbabwire ukuntu
abayuda yabarusha. Nta mupfumu utubona twaje gupfukama imbere ye, nta kabari turaramo, ntabwo turya ubugoro, ntabwo hari ibinyoma. Ikintu nigeze numva ngo bajya bita ngo ni yewe muntu, abantu banywa na yewe muntu ngo nadunda ubwonko, ntadunda ubwonko, tunywa turi abana b'Imana. Ariko mwamuhaye icyubahiro abana b'Imana, mwazamuye mukabanga Imana yacu yamama, mwazamuye cyane. Murakoze kano kanamfuriye. Soza nagira ngo dusengane muri aka kanya. Hari amahirwe abayuda barusha abandi nuko babitse ibyavuzwe n'Imana. Ibyo ariko amena. Reka mbabwire n'abakomeza, nimuhumure abantu Imana yahamagaye ikabemerera mukaza. Niba muri muhumure ntacyo muzaba, kuko murinzwe n'Imana 100%. Muzasome Yeremiya, navugira ngo ndababeshya, igice cyaho cya mbere murongo wa 11. Avuga ngo Yeremiya we uruzi iki? Ndimo ndareba inkoni y'umurinzi. Avuga ngo waroye neza uko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ntabwo Imana ibwira umuyaga ivuga ku muntu, hanyuma yirinze umuntu. Nawe waba utari uwo kurindurindirwamo, nawe waba utari kwemerwa, wemerwa kubera ijambo bitse. Hanyuma iramubwira ngo waroye neza uko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ngire gute yemwe ndisohoze. Yani magambo nta kizakwica Imana itarasohoza umugambi wayo, nta kizagiye cyo gutwara Imana itaragusohoza. Imana inize gahunda yayo. Reka mbabwire ukuntu ijambo Imana ivuga rica inzira ahantu zitari, rikishakira igitambo, rikarema ibitariho byari kuba birebire. Ariko reka mbabwire mwese ko mwasomye Bibiliya, mumbwize ukuri, hari amahirwe tubarusha. Ku nyanja itukura iburyo hari umusozi bita Piyayiroti batazamuka, ibumoso hari Migidoni ntibayizamuka, imbere hari inyanja itukura. Okaziyo basigaranye no gusubira inyuma. Hanyuma ngo bakebuke basanga aho bari guca ingabo za Farawo zirahagaze, kandi zizanye amagare y'intambara asobanutse. Ababo nta nakungufu bize, nta n'umugeri, bari kugenda nta ariko bahagurutse. Ari Imana yagize gute? Yavuze. Mu yandi magambo biti byavuzwe n'Imana. Iby'Imana yavuze bicinzira aho zitari. Mwayikomeye amashyi nkavuga gatamo kanyuma badi. Etosi libre force. Bibiliya yavuze ngo ako kanya barimo barira babona bibacanze, Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli bagabanye ubwoba nibushire, ninjye wavuganye nabo. Ibyo babitse birabatambutsa. Kandi wani marasoza ibyo babitse biregira ute? Nibyo babitse ubwabyo birabatambutsa. Babare bakabwira Mose atari ko Mose iyo tureka tugapfira muri Egiputa, ubu ko dupfuye ko birangiye. Ndashimira Imana kaho umuntu abona urupfu y'Imana yavuganye nawe, Imana ari hebona ubuzima. Ndashimira Imana kaho umuntu abona ko byacitse, y'Imana ariyo yavuze. Imana niho ibiteranyiriza. Ndashimira Imana kiyo abantu abona nta nzira, Imana ari icinzira, kuko ibikoze abantu bakibona bishoboka, ntibabonamo imbaraga z'Imana. Ariko y'Imana ikoze abantu baravuze, n'abatemeraga bemera Imana. Mumbugane nanjye, mureke mbabwire Imana ko manabisha ko bije shoje, mureke mbabwire n'ukuri. Ariko mwemera ko hari amahirwe abayuda barusha abandi? Icyo jambo uri kuvuga murakuryumva cyangwa ntabwo muryumva? Muzi ko Morodekayi n'abayuda bari banditse ko bari bupfe? Ntabwo mwabisomye amagambo ntimuyazi? Ntabwo mwayasomye? None mugira ngo bamanuye inzandiko z'uko abayuda batari bupfe? Basinye mu izina gusa, basinye mu izina ry'abayuda. Abayuda ntibagipfuye, ahubwo abanzi babo bari bo bagira gute? Bapfu. Ariko umunsi bari bubamanike, umunsi bari bubikore, bakura mu izina ry'abayuda ngo nirivemo, ahubwo iry'abanzi babo ari ryo rigira gute? Rijyamo. Hari amahirwe babarusha. Ngo Imana ibwira Mose ngo ninjye wavuganye namwe, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Ati se baranyurahe? Ati we nimukomeze ninjye bavuze. Hari amahirwe abayuda barusha abandi. Inyanja nayo ibabonye yirema gutya, hanizana urukuta rwa beto, urundi ubutaka buzamuka bwumutse neza wagira ngo rucanye hizuye imyaka myinshi. Batavuga turacyari y'Imana, turakwemera. Imana ikunyuza hano byari byaranze, kuko ari Imana ishobora bingahe yose. Tuzamuremo haleluya, zamure haleluya. Hanyuma soza ngira ngo mpamagare mushumba n'ubundi aza dusengere. Nagira ngo mbaze, nta muntu wari mwana noteraniro wumva aya makuru ari amashyitsi? Hariye tuvuga abayuda kumva n'ibintu by'abashyitsi, ndakumva ntabwo ari ibye, akumva ari ibishyitsi, akaba atarakira Yesu mbese, ariko nawe amukunda ariko ataramwakira. Ntabwo bigoye kumwakira. Hano nabonye nta mafaranga basaba,
uravuga gusa ati ndamwemeye, Yesu aguha umugisha. Uyu muntu murabona atari Zakayo, ntabwo bigorana ahita byumva. Hari abantu bumva ibintu vuba bigahita byikora. Imana iguha umugisha. Nta wundi uri hano waba yaje atarakira umwami Yesu ariko avuga ati igihe naruhiye mu isi kirahagije, ndashaka kwiyakira Yesu. Yesu akaba yadutuye imitwaro yaduhetamisha, none tugenda twemyewe. Oya, na Zakayo yari umunyacyubahiro. Imana iha umugisha uyu nguyu. Nagira ngo nsabe pasiteri yegere hino n'ubundi mwakire adusengera Imana mu izina rya Yesu. Nzababwira impamvu ndabwiriza, ariko nifuza ko abashumba aribo basenga. Dusengere mu izina rya Yesu. Yego begeze hino mu mwene data ufashe icyemezo cyo kwakira Kristo Yesu umwana n'umukiza. Nsabe n'ubundi Erika gume hano ndetse n'abakozi b'Imana begere hino. Pastor begere hino dusengere pfukama ikimenyetso cyo guhamya ko akira umwami Yesu gupfana. umwami wacu Yesu Kristo. Hera de nosi fota. Nsabe umukozi w'Imana musengere. Yes. Turakushimye kutateraniriza ubwoko bwawe. The top for Rizelites. Ko wararitse kandi ukari. Turagushimye kandi kuntebe y'imbabazi nuhabwa icyubahiro. Hallelujah. Kuko muri iri teraniro habonetse umunyago. Ndetse habonetse warunaniwe. Yes. Ariko dusabiye n'abandi bananiwe. None ngo baruhure. Uyu munsi umwana ukuye mu gitabo cyo gupfa, umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Kandi nk'uko abatangiye kera Yesu nawe azabaranwe n'abera kuri wa munsi. Hallelujah. Yesu Ahari barakazima, yamutakaza, ariko ntiwamutakaza ko wasinye. Uvuga ko intama zawe naho amarembo y'ikuzimu yazukuka, ntawe uteze kuzikuvana mu maboko. Uyu mugaragu wawe ntakagenda ukuri ntakazimire. Turamushinganije mu maraso ya Yesu. Nyemerera uhereye none ajyanwa ku iriba ryawe, kandi nawe ashira inyota. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen.